Abantu benshi bazi ubuhamya bwawe nk'umuntu washaririwe, ariko hari agace gatoya k'ubuhamya bwawe nigeze kumva ko wigeze guteta. Wigeze kubaho nk'abandi bana, umuntu umukire urateta. Byabayeho ubu guteta ubu njye inzovu nayikoze, we wayikozeho inzovu njye nayikozeho gutya bamfotora nayikoze. Njya ku muhanda naravukiye mu buzima bwiza, nkubwiza ukuri nagize imyaka 10 ntazi kwiyoza. Mu rugo hari abakozi atari uko ndi ikigori banyozaga, najyaga ku ishuri n'imodoka ari nkagaruka n'imodoka. Twajya mu cyaro, abana bo mu cyaro muri vacances bakarwanira kunkoraho kugira ngo bumve kuna kana k'Ikigali kavuga, ariko navugaga nk'abandi nuko navugaga uburimi bakagira ngo niko abanyakigali bavuga. Nene ibaze wa mwana wavukiye muri bwa buzima mu minsi 100 mu mezi 3 kwisanga ku muhanda. Mateka na mateka, igikomere cyari gihari, ariko nshima Imana yanyijije ubwo buribwe. Nakuvuga ngo uri umwana wo ku mihanda buri wese akurya inkonje. Njya mbwira abantu ngo hari urwego umuntu agira mu kabutamusiga muri salo, kabati nimusiga muri salo ndasanga yitwaranye na cage, nimusiga muri salo ndasanga yitwaranye na lalonje, agamagara reponse ngo inuganiriza umushyitsi atari urukundo batinye kugusiga muri salo. Zikari umuntu wambenza akambaza ibibazo bitatu kubisubiza birananira. The Zoom TV 24. Yes, twizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye. Nitwa Didas Niyibizi, ushaka kunyita The Zoom TV 24 niko tumenyeranye. Uyu munsi no w'ingenzi turi kumwe na Pastor Theogene. Pastor, umeze neza? Turashima Imana. Pastor wabajyamo. Mora nishimye. Ndaga kukikubaza niki gigutera kwishima? Ni Kristo wampaye amahoro, amahoro asimbura umubabaro nagize. Yaramvunjiye. Pastor, wakureba wambaye neza cyane, wanaberewe. Ninde kwambika? Urabyuka ukambara cyangwa madamu byose abigiramo uruhare? Yesu abigizemo uruhare. Ama n'umudamu nkunda n'ikimenyimenyi murabibona, twahuye narumye madamu wanjye, none nakomaze kumera uko. Nurumva madamu afashe neza. Muri Bibiliya bavuga ngo Imana iguteraho inyama bigeze. Ntago byanditse muri Bibiliya. Nuwari unezero avuga ngo Imana iteraho umuntu inyama. Gusa icyo nemera cyo nuko mu mugambi wayo umubyibuho urimo, izina ry'Uwiteka rikubahwa. Kena waba udafite umubyibuho munini nabwo izina ry'Uwiteka rirubahwa. Icyambere ahubwo kiruta umubyibuho, kiruta n'ibyo byose, ni amahoro Kristo aho umuntu bamwakiriye. Pastor, tuzagira umwanya mwinshi wo kuza kugusura tunaganire ku bikorwa byinshi ukora, ariko cyane cyane byo gufasha bari abana bo ku muhanda. Ariko Pastor, tubwire umutima wavuye he wo gufasha bari abana? Umutima biroroshye kubigusubiza. Data yagiraga neza hamwe na ndabyibuka, iyo data yavaga isafari ari umushoferi utwara amakamyo, one ntangiye kumenyera ubwenge ari umushoferi utwara amakamyo. Iyo yavaga isafari aje mu rugo, twese twicaye buri muntu ari kuvuga ibibazo bye, ariko ari nko guteta. N'umukozi wo mu rugo ne yarazaga akicara muri twe, uko naka yo kuzagura ibi n'ibi, n'umukozi nawe akaka. Ugasanga mu rugo hari ugusabana, habaga hari abantu benshi cyane bari mu rugo. Urumva rero uwo mutima wa data na mama wo kugira neza, jenoside irangiye natoraguwe n'umuntu wari umukozi wo mu rugo. Ndabyibuka yaranganije arambwira ngo nubwo utamenye ariko nakumenye. Yokesheje brushette n'ibitoki ndi kurya, arambwira ngo sinatinyuka kugukoresha, ariko nubwo ari yamaye ibyo bitoki nubwo ari konganiza n'izo brushette, ngiye ku mutima nabatiye mu boss nubwo imyaka ariko no mu boss mwiza abantu zikampaye bana izi manje. Ubwo urumva ngewe simbyitayo. Arambwira ngo nago natinyuka kugukoresha kuko se yankwiye ku kazi k'ububoyi, aranjyana mubera umukonvoyera nyigisha imodoka. Urumva ni kera muri 82 data icyo gihe atwaraga amatagisi, amfasha kubona perime. Ubuzima mfite ndabukesha so, ahubwo wanyemera nkakwitura neza so yangiriye. Urumva ndiye ku neza umusaza asize agize muri 82 ntakiriho, none 96 ndiye ku neza y'umusaza. Urumva data yagiraga neza nko mitsingi atazi cyangwa se yibere muri ubwo buzima. None ngewe uwo mutima cyangwa uwo maraso yo kugira neza y'ababyeyi banjye ndimo, hiyongereyeho n'amaraso ya Yesu. Abantu benshi bazi ubuhamya bwawe nk'umuntu washaririwe, ariko hari agace gatoya k'ubuhamya bwawe nigeze kumva ko wigeze guteta. Wigeze kubaho nk'abandi bana, umuntu umukire urateta. Byabayeho
ubu guteta ubu njye inzovu nayikoze, we wayikozeho inzovu njye nayikozeho gutya bamfotora nayikoze. Ndabyibuka twajyaga tujya ku ishuri, hari isomo kera mbere ya jenoside twigaga ryitwaga ibidukikije, tukiga ku bimera, ku binyabuzima, ku maparike. Icyo gihe twize kuri parike y'Akagera, harimo intare, harimo inzovu, harimo ikiyaga bita Hema. Ndabyibuka ngeze mu rugo ndarira, mbwira pere ati papa twize ku kiyaga bita Hema, twiga ku ntare, harimo inzovu, harimo inyamaswa, ngomba kujya muri parike nanjye nkajya kubireba tukazabyiga narabirebye. Ntiyanyumva asa nk'unyirengagiza, ndaturika ndarira cyane bya hatari ndiriza. Arambwira ngo ceceka ejo nzakujyanayo. Yego twagiye ejo, ariko yahise ategura iyo proje, bahita banjyana gutembera muri parike. Turatembera tubona intare y'Akagera, tugera kuri lake Hema, ku kiyaga bita Hema kiba muri parike y'Akagera. Sinibuka neza, ariko ikintu nibuka wagiye kuzana inzovu, ndibuka ko yajyanye iseri y'imineke, tubona kiraje mu ishyamba gutyo muri uwo mukenke, kiraza kidusanga aho bayifotorezaho, nanjye nyifataho baramfata, urumva nariyeho. Basagira ngo tuzaganira byinshi. Abantu benshi ntekereza ko mu buzima rubayemo bwo ku muhanda utari ufite n'icyizere ko uzabona umugore, ariko ufite umugore n'abana. Yewe uretse no kubona umugore nanjye sinarindiho, nta byiringiro byo kubaho, ariko uko twibwira Imana siko yibwira. Imana yahinduye amateka, nanjye ndi umupapa, mfite madamu. Nawe twemera tuzaganira, ariko gato muturatire. Ni umudamu nkunda kandi unkunda, yanyemeye abandi barambenze. Bajyaga bamubwira ngo aka gasaza urakajyanayo, kabata agasaza kanyu mukandekera. Urumva arankunda, uzi ko ari umuntu wambenze akambaza ibibazo bitatu kubisubiza birananira. Kandi iyo shira ariko kubaza ibibazo dufitiye igisubizo uvuga uhuma, neza wasubiza kiretse guhuma. Yarambaze ngo ariko kuva twamenyana wari bwigurira ipantaro. Ndavuga ati ngerega niweho mbaza ati ni danje. Abantu mufite imishinga nk'iyi, cyangwa mufite aho imishinga yo gukura cyane cyane ababaye muri ubwo buzima, muba mufite wenda ibirenze kuri ubwo buhamya bw'uko mwabaye namwe ku muhanda, muba mufite ikindi reka nkite gikomere, wenda sinzi niba nkoresheje ijambo ririyo, cyangwa ubuhamya butari bwiza bwatumye muvuga ati reka mpaguruke nanjye binabibayemo. Mwe niki cyatumye ikirenze muhaguruka mukavuga ati ubuzima bw'abana mu muhanda nubwo nabubaye muri kanere kwitabara ngenyine? Igikomere nticyabura, ndagira ngo byumve neza. Njye sinagiye ku muhanda kubera amakimbirane mu muryango, sinagiye ku muhanda kubera gakungu, nagiye ku muhanda kuri cya kindi cya kabiri amateka yagwira igihugu cyacu, kubera jenoside. Njya ku muhanda naravukiye mu buzima bwiza, nkubwiza ukuri nagize imyaka 10 ntazi kwiyoza. Mu rugo hari abakozi atari uko ndi ikigori, banyozaga. Najyaga ku ishuri n'imodoka, ari nkagaruka n'imodoka. Twajya mu cyaro, abana bo mu cyaro muri vacances bakarwanira kunkoraho kugira ngo bumve ko nakana k'Ikigali kavuga. Ariko navugaga nk'abandi, nuko navugaga uburimi bakagira ngo niko abanyakigali bavuga. Nene ibaze wa mwana wavukiye muri bwa buzima mu minsi 100 mu mezi 3 kwisanga ku muhanda. Nkunda gutanga ubuhamya bufite gihamya. Rwandegisi hari ukatujya kuri Zain munsi ya Disantre, abahacu bazabona pipiniere ku muhanda. Hari amateke yayimejeje 9-5 abahazi, 9-7-9-8 mu mateke niyo nabagamo, niyo nagangikagamo mu cyari kinamba cy'amazi menshi. Mateka na mateka, igikomere cyari gihari, ariko nshima Imana yanyijije ubwo buribwe. Nakuvuga ngo iyo uri umwana wo ku mihanda buri wese akurya inkonje. Yambwira abantu ngo hari urwego umuntu agira mu kabutamusiga muri salo, kabati nimusiga muri salo ndasanga yitwaranye na cage, nimusiga muri salo ndasanga yitwaranye na lalonje. Agamagara Ponce ngo nuganiriza umushyitsi atari urukundo batinye kugusiga muri salo. Abo rero ni bagenzi banjye batatinyuka gusiga muri salo.
none ngiye nimba uretse no kunsiga muri salo nshumbye itorero nyoboye intama kuki ntajya kureba babandi baterewe icyizere ngo none nasaga mu rusengero umuntu negereye kandi naramaze gukizwa ariko kubera ibikomere byo ku muhanda bikinkurikirana cyangwa uko nsamvuye ku muhanda umukristo negera agakikira ishakoshi kanyitegeza akavuga ati niba watwaye telefone ejo mu rusengero tu wigeze wiba mu rusengero? Ntabwo nigeze niba, ariko uko nasaga narumye, itabi ryaramennye amaso, urana ndimo ndareba neza, amaze kumera nk'akana k'imyaka 18. Urana utazampamagara ngeze muri 12 ubutaha ndagenda mbagata. Ariko nibyanditswe biravuga ngo no mu busaza bwabo bazagenda bagira amakakama y'itoto. Igikene no kwakira Yesu. Nijye nsohoka mu rusengero umuntu akamubira ngo Yesu nashimwe muroko kutaruherutse. Nahari kumva ko nta kintu cy'abandi njyanye. Urumva niba narahuye n'ibyo bikomere mwisi nkagera mu itorero bikinkurikiranye kuki ntareba ukiri ku muhanda se. Gaye nguko pastor afite akanya gato gusa akana akaganiro gato cyane mu kiganiro kinini tuzakora twagiye kwa pasiteri. Nizere ko namwe mufite ibibazo byinshi mwiteguye ko tuzamubaza pastor. Twizera ko kandi bakunzi bawe bagukurikirana kuri The Zoom ibibazo bazabaza nyaboneka tuzabiterura byose uko byakabaye tubizane. Nukuri tuzaganira. Murakoze cyane kandi Imana bakomeze kubaho umugisha. Murakoze na cyane twa turabashimiye. Nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.